Mbanje kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro Amazina Live, kwa mudukurikiranye igiciro kinini ndabashimira cyane. Njye mwumva kandi ugiye kubagezaho iki kiganiro ndi Yvonne. Uyu munsi nabateguriye izina ryiza cyane rihabwa n'umukobwa ariryo Mami. Gusa gukora subscribe kugira ngo ntibicikwe n'ibiganiro. Nguhaye ikaze. Izina Mami ni izina rifite ubusobanuro cy'urukundo, ubwuzu n'ubugwaneza, rikomoka ku magambo agaragaza umuntu wita ku bandi, ufite umutima mwiza n'urukundo rwinshi. Abitwa ba Mami akenshi baba abantu bakundwa n'ababegereye bitewe n'imyitwarire yabo yoroshye n'imico yabo myiza. Mami ni izina rifite inkomoko mu ndimi z'amahanga cyane nk'Igifaransa n'Icyongereza. Rikaba rifitanye isano n'amagambo asobanura umubyeyi, umuntu wita ku bandi cyangwa umuntu w'ineza n'urukundo. Mu mico itandukanye rifatwa nk'izina ry'igiciro n'icyubahiro ndetse n'urukundo. Imico n'imyitwarire ya ba Mami. Mami ni umuntu ufite urukundo rwinshi, arizerwa kandi ntabeshya, akunda gufasha abandi atarebye ku nyungu ze. Afite ubwenge n'umutima mwiza, afata ibikorwa bye ku mutima kandi abikora neza. Bimwe mu byo ba Mami bakunda, ba Mami bakunda urukundo n'amahoro, umuryango n'inshuti. Ba Mami kandi bakunda gufasha abandi no kuba akamaro ku bandi. Bagira ubwiza, isuku n'ituze. Ba Mami kandi ibiganiro byiza n'abantu bafite imico myiza. Bimwe mu byo ba Mami banga, ba Mami banga ububeshyi, uburyarya, amakimbirane n'intonganya. Banga abantu batita ku bandi, ntibakunda urusaku n'imyitwarire itari myiza. Ba Mami kandi banga kunengwa bidafite impamvu. Mu buryo bwimbitse, Mami ni izina ryihariye rihagarariye umugore cyangwa umuntu ufite umutima w'ubwuzu, urukundo n'ubutwari bw'umutima. Ni izina rikurura amahoro, icyizere n'urukundo aho rigeze hose. Izina Mami naho rirangiriye. Niba wakunze iyi video nagusaba gukora subscribe, share, like ndetse na comment. Badusabye iri zina Mami, nizere ko mwaryumvishe. Muzacikwe n'ikiganiro gitaha. Murakoze.